Muvunyi hamagaza inama y'inteko rusange tariki 7 z'ukwezi kwa 9 ubwo shampiyona izabura iminsi nk'itanu. Rayon Sport na indi match ya gishuti iratangaza ko izakina. Rayon Sport mwayibonye ikina na Yanga. Rayon Sport Yusudi yanye ntaraza. Rayon Sport forunganye ntaraza. Dukuyeho vango squad. Ubundi mubona Rayon Sport Tayali muri mwaka w'imikino. Oya biragoye. Ntago iri Tayali neza. Kuko iyo tuvuze gutya wenda ejo nibwo barangizanyaga na Pavere Nzira nawe bisaba ko banamutangaza mu buryo buri official ko twigeze no kubigaruka hanga ndabyibuka iki gihe twari dusoje tugiye kwakira abafatanyabikorwa bigaruka mvuga ko hari avance yari yahawe na President Tade kuri ya mafoto mwabonye nyine byo habaye ibiganiro hari n'uburyo wenda yasinye banziriza amasezerano bitewe wenda n'icyo yabonye cya avance kwa Amakuru yavugaga ko Kenya Police Etienne yamutekereje ko ari umuzamu wenda yashoboraga kujyayo. Rayon Sport ibikoze ikibanze wenda umukinnyi nawe arabyemera biba ngombwa ko bategereza amafaranga yagomba kuva muri Rayon Day kuri match ya Young Africans kugira ngo bamuhe n'igice gisigaye ashyira umukono ku masezerano. Byavuga ko muri iki cyumweru ari uburyo byarangiye ariko uko tuzi Rayon Sport ibigenza nuko ibikora niturabona basa nk'abatwereka ko byarangije 100%, ariko icyo cyo niho cyari kiri mwizamu babikoze kubera ko twe tumaze kubona koko nibyo biragaragara igice kizamu ari kibura kuyatera arimo abereka ko atari ku rwego kuyatena ari ku rwego ibyagiye bivugwa igihe kinini cyane. Turajya muri defense nibyo koko aremeri kuri experience haremable nawe utaramenya ahagaze neza mu ikipe ya Rayon Sport akakanya. Hakaba uyu mwana Fabrice avuga ngo ni umukinnyi mwiza ariko ni umukinnyi mwiza wahazaza. Uyu munsi uyu mwana ntabwo ari ogwekesha umutwaro uvuga ngo ikorera defense ya Rayon Sport muri defense ya batatu. Urushema Chris yazanyemo Kanoke Amakuru yo nari yumvishe bisa nkaho atari no guperforminga neza ngira ngo na match ya Yanga ntabwo yagize match nziza. Urumva nayo baracyafite igihe cyo gutegereza ariyo mpamvu bigaruka navuga ngo Yusudi yanye reka tubyemere ko azaza. Yusu n'ubwa mbere azabakinanye na Emery, Yusu n'ubwa mbere azabakinanye na Fabrice tubyita Murax kuko igihe babanye ni igihe Fabrice ngira ngo ni match ya Gorilla muzanyuma za championnat yagaragaye akina gatatu ntabwo yari umukinnyi wakoreshejwe cyane bihoraho. Kabange na neba bamenyeranye ariko Rushema Chris ari uhisemo ntabwo Rushema Chris aziranye na Yusudi yanye. Aba bakinnyi bazaba badafite n'ukwezi rwo ongeraho basanga umutoza mushya basanga system nshya batakinanye umwaka ushize batakinaga n'umuzamu waba bari mu mugongo kandi communication ya defense n'umuzamu ni ingenzi. Uwo muzamu niba ari Pavere Nzira n'ubwa mbere azabakinanye nabo kandi Yusudi yanye tutabeshanye ni utekerezwa nka patron defense ya Rayon Sport mu gihe yaza aho banzo hashyira akabazo. Tujye muri mediane ese ninde mukase ruzakoreshwa. Sefu yatweretse ko akiri hejuru ya Aimable tubwizanyije ukuri ko twayibonye muri Rayon Day bakina na Yanga. Sefu kuri experience Sefu ku myitozo yakoze aracyaca amarenga ko yaba umwarimu ubwa kakanya wa Aimable wajya aza musimbuye ko twabonye ko nawe ko ku rwego rwa mukura na Rayon Sport na pressure nicyo wasabwa muri ayo equipe kiratandukanye. Icyo tubyemere ko ari Sefu tegereje. Twanasanze na systeme doje uburyo bakina bombi muri la systeme ni uburyo busa. Donc ntago ari qualité zinyuranye. N'equipe yabikinira inyuma. Bombi na abakinnyi baba destroyer bambura imipira myinshi ariko gutembereza baro nago yego. Hari ikibazo aho ngaho. Harimo ikibazo. Jya kuri Abedi. Abedi nibyo yaba umukinnyi mwiza ariko tubanze tunarebe ngo Abedi nawe muri polisi yari umukinnyi ufite imibare kandi equipe ndagaze neza. Nawe arabizi ko Abedi yaza kuba mwiza 100% uko tumuzi yavuye muri Kiyovu. Abedi akaba yari Hanze ariko twarayibonye n'umukinnyi watwara Rayon Sport ni champion yakwizeza gukora uruhare rw'ibitego 15 ariko sazakina wenyine muri iyo mediane nk'umukinnyi w'umubora wa mukinnyi wagaburira abakinnyi imbere 15 muri match 6 mwataka waje nta gitego aratsinda. Yego umwataka ubivuze neza. Ive ni ugaragaza ko yagenderwaho ko twamonye kuri match ya Yanga. None se Ive niwe waritekerezwaga ko azaba ari choice ya mbere cyangwa yari kuza nka backup mu gihe wenda Bingi Bero byakunda.
mu gihe bitarakunda Big Bero fari nganya nibazazaza nibaraza nibashaka undi rutayizamu tutabeshyanye gatatu turabizi ko musore Prince naho urwego twararubonye bigeze bavuga bati Cindy Paul ne wakinayo urumva ikintu rero Rayon Sport mu ijambo rimwe Ruvuyanga ntago Rayon Sport iritegura hari byinshi byo gukosora ikibabaje njya mbona mu bareyo kwinjira no mu nyera abahizi dusoza urwaga imikino n'uburyo abareyo baba bashimishijwe no gutrolinga APR iyo ngenga ariko twarayanze iyo ngenga twarayanze ibintu byo Mourinho yigeze kuvuga ngo abafana ba Barcelona banga Real kuruta uko bakunda Barcelona n'abareyo rero muri minsi biragaragara ko wagira ngo banga APR kurusha uko bakunda Rayon Sport oya ibyo barimo barayitega iminsi ngo mwatsinzwe ngo na polisi mugi APR urimo urayitega iminsi muri pre-season yiteguriye yanagutuyemo kanga gukina ndare kuri icyo vuze ndareba ukuntu Rayon Sport musa nk'abacecetse singida n'uburyo inagamo imiriro ukaba ngo piramide buryo ugahora upostinga piramide ariwo mutaka ariwo wishemo nyamara ntabwo urishoba ko iyo mu baturanyi uzayitsinda ariko niko bigenda iyo dakomeye wishimira kugwa hasi kumukeba gusa muri match 6 za pre-season abafana ba Man United mitsi yashize nk'umwaka ushize basereburaga kari Arsenal buzi igikombe yakubiswe cyavuye muri Champions League so rero ubwo abareyo katurindiye turebe ibyabo gusa magingo aya ngaya ntago bimeze neza ntago umuriro wajyara ngo ngire kwibeshya abareyo ntago bimeze neza Rayon Sport twabonye yuko ku rwego mpuzamahanga baracyafite byinshi byo gukosora muri group muri match 6 za pre-season bamaze gukina batsinzwemo match 2 Yanga n'ikipe ya Etincelle muri match ubwo ukuyemo ya gatandatu ariyo ya Young Africans heruka ufashe match 5 bisobanuye ko izindi match enye z'amakipe ari roko yarazitsinze na clean sheet nta gitego yinjijwe itsinda ibitego 11 n'uvanijwemo ibitego 4 ibihe oya bindi ariko ni bitatu bya Young Africans na kimwe cya Etincelle ahubwo izindi game nama clean sheet namaze gutsinda ibitego 10 itarinjizwa ko yari match ya Gorilla Gasogi na Muhanga na Miroplast ari ibitego 10 itinjijwe ukajya kuri Etincelle zikaba 5 10 yinjijwe kimwe akajyamo match ya Yanga ya gatandatu zikaba bikaba ibitego 10 yinjijwe 4 yego biso yaratsinze ibitego 11 bisobanuye kuri Rayon Sport 11 kuko Yanga yaratsinze igitego izi match ntago zigeze zipima byanyabyo ahantu yipimye byanyabyo byari kuri Young Africans n'izindi match zikurikira Renze ko nzumva match za Zamu na za Vipers rwose aya makipe ari mu Rwanda bakaba yafatirana bakareba nabo bakareba urwego bariho bonekeza ko ariyo makipe yabapima neza kuri Singida iyo Azamu irakina umukino wayo wa nyuma sinari wari wa nyuma cyangwa neza bazakina Rayon Sport ko nta gahunda ihari ariko Azamu mu nyira bahizi yasoza match yakinnye kuko izakina ku cyumwe ariko Azamu izanategereza Vipers nubwo nabonye iri hasi uze ngo muri kino cyumweru gikurikiyeho ahubwo na APR izakina ngo na Vipers nayo yaje kujyamo se nubwo nabonye hari kuri 29 bafite igihe se uko urumva tombora ya Sekafa izaba kuwa mbere 26 kandi Sekafa izatangira kuri ebyiri kandi match ya Vipers na Azamu 27 cyareve 27 ibintu nk'ibyo 29 itariki 29 uza ngo nibiri ku itariki 29 kujya Dar es Salaam byakakwiriye kuba biri nka Tarani itariki 30 ngo niba 30 ni imwe gutyo kuko bazatangira gukina ku itariki 2 bivuze ngo cyo ko banayikina kuko muri iki cyumweru gikurikiyeho niba Azamu izakina ku cyumweru na APR ejo Rayon Sport agakwiriye gushaka match amikali na Azamu mbere yuko Azamu itegereza Vipers nubwo Azamu yagaragaje kiri hasi ariko yabari match Azamu yagakwiriye guhita rekipera abakinnyi bayo kuko nayo begiye kugira bano bose ba Fate tubagakwiriye kwisanga mu Rwanda gukina match ya Vipers ya right bakwiriye kwisanga mu Rwanda kugira ngo umutoza abahuze Azamu gukomeza gutsindwa niko igira itakaza icyizere cyayo kandi yatomboye neza Azamu izakina na Port what cyane ko muri irokoka izakina ubwo na KMKM izakina na Port ya Sening hanyuma izabone gukina n'ikipe ya KMKM Azamu rero birashoboka ko yajya mu matsinda yamuze yiteguye neza bwo reka abantu gahunda ya inkera y'abahizi isozwa ni ku munsi w'ejo nabonye match bazihinduye yari saa 10 bayizanye saa 9 yari saa moya bayizanye saa 12 ubwo ndavuga polisi na AS Kigali bazakina saa 9 ku mahoro mu gihe AP na Azamu bazakina ku isaha y'isa 12 kuri Stade National Amahoro Remera muri rusange rero nuko gahunda zimeze uyu mukino wa AP na Azamu muzakurikira kuri Radio Rwanda ba Samiri bazaba ari hari yabiteretse bameze neza hanyuma
ibiciro ni 3 hasi muri rowa na 3 n'ubundi hejuru muri apa. Hanyuma VIP 50, VIP ni 20,000. Hanyuma executive seat ni 100 mu gihe Sky box ari miliyoni 2. Ukanda akanyenyeri 332 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 ubundi ukagura itike. AP nazamu navuga ko ni igipimo kiza cyane na po kuri match banerekana buryo pyramide bizaba bihagaze. Ijambo rimwe avuze ikintu gikomeye Samir, gutsinirwa cyane kwa Zam. Attention Florent Ibenge kwanga amenye pressure ba mu gihugu cya Tanzania, niba ari abakinnyi bitwa ko ari bashya mwazanye i Kigali wenda basanzwe butanashidikanyaho bakaba badahari, abo bashya byatangira kwibazwaho ni bande. Bari ku rwego, bari ku ruhe rwego, utsindwa n'abarakare ugatsindwa na polisi. Uyu munsi baranganyije barayitsinda, ariko uyu munsi ikeneye intsinzi kuri aperi imwe ikonvera. Itsinze aperi nayo ku gikombe yabirimo iri kukibaramo gato. Noneho kuri aperi nayo umutoza gutsinda Zamu, gutegura neza match ya Zamu, kuko Ibenga araza navuga ngo bitandukanye nuko nakinnye na polisi ndetse na AS Kigali, nyinnye na Champions w'u Rwanda. Icyo ni ikintu kiza gukomeza iyi match. Reka dusoreze ahangaha gusa tubararikire imikino ya Premier